Hello guys, welcome to Silimuka Tech. Muri iyi video ngiye kukwereka step by step uburyo ushobora kuba wakisubiza electronic device yawe yaba Android, mudasobwa cyangwa ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bihatse amakuru yawe ukoresha, bihatse email, bifite contact yabitsemo cyangwa andi makuru y'ibanga. Rero igihe bayikwibye cyangwa wayibuze cyangwa hari umuntu waba wayicerembanye akaba yayigutwaye mu buryo bugutunguye, igiye kukwereka step by step uburyo bino bintu byose uzabikora, noneho electronic device yawe ahantu izaba iri hose ukaba wayigaruza bidagusabye guserera cyangwa kujya kwishyura ngo ubashe kuba wagura indi electronic device mu buryo butunguranye. Rero icyo ngusaba ni ukunkurikira step by step. Waba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Silimuka Tech, video yacu waza kuyikunda ugakanda like, ugakanda subscribe aho hepfo niba utarayikanda, ubundi tukayatubana umunsi ku munsi. Wibuke no gufungura inzogera kugira ngo ujye uba mu ba mbere abona video hano twaprodinze kuri Silimuka Tech, umuyoboro w'ikoranabuhanga wa mbere. Wow, iyi update rero ni update nziza twabonye y'uburyo ushobora kuba wakumira umuntu wese ushobora kuba yakujyanira amakuru kuri email cyangwa andi makuru ufite muri telefone yawe, cyangwa akaba yashyira hanze ibintu bigiye bitandukanye mu gihe yagutwariye telefone akaba yayijagaraza igihe wayibuze umuntu yayigutwaye. Rero ngiye kurikira step by step nkwereke uburyo telefone yawe uzayigarura mu minota mike. Yawe rero ikintu urasabwa ni uko ufite internet kuri telefone yawe. Igihe bayitwaye icyo uzakora mbere na mbere, uzabanza urebe mugenzi wawe ufite telefone ya Android, iPhone, ifa kuba ari telefone ya smartphone. Noneho wowe ikintu uzakora uzaza usace ujye hano kuri Chrome, Google Chrome uyikandeho. Noneho numara kugera muri Google Chrome rero kurikira step by step nkwereke uburyo ugiye kuza kubikora. Wowe uzaza hano basacingira, kore search wandikemo find my device. Find my device. Murabona find my device rero nuko nguko bayandika ukabyandika neza. Iyo uvuze find my device nyine find nko gushaka device yawe wabuze. Rero numara kubyandika uzaza ukore search. Numara gukora search rero bazahita bakugeza ahantu hameze gutya. Ahantu hameze gutya kuri no link ya mbere niho tugiye gufokasinga. Noneho hano hepfo hari ahantu batubwiye ngo find secure. Reka tubikuremo noneho dukoreshe akangaha kugira ngo tubashe kubisobanukirwa ngo find secure or erase a lost device. Noneho hano hari ahandi bavuze ngo continue to find hub. Noneho twebwe rero tuzaza dufokasinge kuri no link ya mbere bazaba baduhaye ngo find lock, rise or play sound on any lost Android device. Locate your lost Android device and lock it until you get it back. Sign in, log for find hub. Ahangaha rero iyi link bari kukubwira ngo ushobora gusiba cyangwa telefone yawe ahantu iri ukaba wabisetinga ukoresheje iyo telefone uzaba watiriye ikaba yasakuza. Locate your lost Android device. Nanone ikindi kintu hano ino device ishobora kuzakwereka location yaho Android yawe cyangwa ya gikoresho cy'ikoranabuhanga wari ufite gishobora kuba cyarengeye, ariko ibi ngibi bizakorwa mu buryo uzaba wamaze kwinjira ahangaha muri ino link ya mbere. Bikore fresh. Noneho murabona ahantu handitse sign in. Uzareba email imwe iri active iri muri iyo telefone wabuze. Noneho aba ahangaha handitse sign in, uba ariho uze ushyiremo iyo email. Noneho sign in uze uyikandeho. Noneho ushoboye kwibaza ngo ese kubera iki twebwe nta email dushyizemo? Impamvu nta email dushyizemo, hejuru harimo email yacu. Nawe rero kugira ngo bizorohe uzabanza ushyiremo iyo email yawe, noneho ujye muri Google Chrome ahangaha handitse email yacu. Handitse email yacu. Urabona ko rero ushobora kugira gute kuba waza ugakora switch account. Ushobora kuba waza ugakaba wakora switch account, noneho ugashyiramo iyo email yawe akaba ariyo yinjiriramo. Noneho twebwe bari kutubwira ngo iyi email yacu iri muri no telefone ya Itel A90 na Itel V152. Noneho reka nze tujye muri Itel A90. Ahangaha rero igihe telefone yawe wayibuze bisobanuye iki? Play sound. Reka nkoresha kano kagaragara neza. Hano hantu muri kuhabona handitse play sound. Ahanditse play sound rero ndamutse mpakanze telefone yacu ishobora gusakuza.
noneho hano handitse secure device, aha play sound reka tuhakande. Wow, mwabyumvise ko telefone yawe ahantu hariho hose izabiri izahita isakuza, yabifunze byaba bimeze gute izahita isakuza. Iri rero ni setting ya mbere ishobora kuba umuntu wayitwaye akiri aho hafi yasakuza mpaka igasakuza mpaka kugeza igihe ubihagarikiye. Aha noneho tugiye kureba hano handitse secure device. Aha kuri secure device rero baratubwira ngo Itel A90 will be locked its pin pattern or password. Iyi telefone yawe imbere na mbere kuri secure device bakubwira ko irimo pattern cyangwa pin cyangwa password. You will be signed out your Google account on new device. After device secured you can still locate it, payment card. Ibi ngibi byo ni ibisanzwe. Noneho hano ahantu handitse factory reset device barakubwira ngo amadata yose azasibwa burundu kuva hano. Aya madata azaba ari muri ino Itel A90. Hano bakakubwira ngo after the reset device location will not be available in Find Hub. Bakubwira ngo igihe uzaba umaze kurisetinga cyangwa kuba wafata ya telefone hari amakuru wasibyemo, hari ibintu byinshi wasibye nk'uko tubibonye kuri aka kantu ka mbere ko ayo makuru ushobora kuyasiba igihe kirekire, n'ubundi niyo telefone yawe wakongera ntuyibone ayo makuru y'ingenzi akaba yose wamaze kuyasiba. Aha noneho ngo if device is offline erasing will begin once it's online again. None bakakubwira ngo igihe iyo telefone yatwawe izabiri offline, naramuka afunguye data ya makuru yose nibwo azagira gute azahita yisiba. Rero ubishatse wakanda hano kuri device ukabisetinga, noneho amakuru haba email byose ukabikuramo, andi makuru y'ingenzi yose ukayakuramo. Rero tugaruke ahangaha ni bya bindi nababwiye ngo bya location. Telefone yawe bashobora kukwereka location igihe umaze gutira mugenzi wawe. Rero urabona ahangaha bari kutwereka location zigiye zitandukanye, bakatwereka n'ahantu tugiye duherereye. Nawe rero rwose nahanjye nahawe ntuzongere kugira impungenge ngo se banyuze telefone abafitemo amakuru y'ingenzi baba bayatwara, baba babyinjira, baba bakoreraho amakosa. Rero nizere ko impungenge zashize, kandi mwese ndabashimiye. Muzagaruke ubutaha. Abakoze subscribe nonaha ndetse nabo twari dusanzwe tubana, mwese you are welcome. Ariko iyi video niba wayikunze ntugende utanditse muri comment good, ndetse ukande na like n'ibino video yacu igomeje kuba yagufasha. Rero tuzongere duhure ubutaha.